Twagira Robert umwe mu batangiranye n'isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda mu myaka 10 ishize avuga ko ibirebana n'imikorere yaryo bitari bimenyerewe kuko bititabirwaga cyane. Nahereye isoko rigitangira icyo gihe yari hasi cyane, abantu ari bakeya kugura, ubona ari abanyamahanga bitabira isoko kurusha kuko tw'abanyarwanda twitabira isoko, ari kugura imigabane, ari kugura impapuro mu ishamwenda. Ubwitari bumaze kuba hejuru, harimo n'ubukangurambaga bwinshi cyane. Gusa ko imyaka yagiye itambuka ni nako abitabira gushora imari muri iri soko bagiye barushaho gusobanukirwa. Abamaze gufungura konti za bene iri soko bamaze kurenga 50,000, aho 90% muri bo ari abanyarwanda, 7% nabo mu karere u Rwanda ruhereyemo, naho 3% nabo mu mahanga ya kure. Abashoye amafaranga yabo muri iri soko mu myaka ya vuba ntibashidikanya ku nyungu ziririmo. Inyungu iri hejuru ku buryo ushobora kubona amafaranga mu gihe runaka uyakeneye kandi ashobora kuba yarabyaye inyungu. Mu kwezi gushize nka CTL yaguraga muri 75, ariko uyu munsi ku isoko iragura 88. Ubwo uwaguze icyo gihe aramutse agurishije ubu ngubu hari ayo mafaranga arenga 6 yarayungutse. Iyo nindi nyungu ubikuramo. Zimwe mu mpamvu zatumye isoko rijyaho harimo kwegeranya amafaranga hazigamwa igihe kirekire kugira ngo hashyirwe mu bikorwa by'iterambere n'ibizamura igihugu muri rusange, kandi n'abashoye amafaranga bungukirwe. Umuyobozi w'ikigo cy'isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda Rw'Isoko Celestin avuga ko intego z'iri soko zigenda zigerwaho. Niba ari leta hawe muri za mpapuro z'umwenda ajya gukora ibikorwa bya leta isanzwe ikora biri muri budget national yemejwe na n'inteko ishinga amategeko akajya mu bukungu bw'igihugu. Noneho n'amafaranga ya societe yaje ku isoko yagiye yiyambaza raising za banki ya Kigali, za Bralirwa n'abandi bose bagiye bashaka amafaranga ku isoko hangaha. Abo mafaranga ajya muri economy n'ubusanzwe ntabwo ajya hanze. Zo amafaranga ubwo mwumva icyo bishaka kuvuga ibyo ngibyo, gutanga akazi, imisoro n'ibindi bijyana. Muri iyi myaka 10 ishize amafaranga amaze gukusanywa muri iri soko ni miliyari hafi 1,000 z'amanyarwanda. Amafaranga acuzwa ku isoko rya kabiri ni ukuvuga abaguze imigabane mbere bakayigurisha n'abandi agera kuri miliyari 1,460, mu gihe ubaza ibicuruzwa ni ukuvuga imigabane n'impapuro mvunjafaranga ziri ku isoko bifite agaciro ka miliyari 4,300 z'amanyarwanda. Ubuyobozi bwa Simerwa na I&M Bank bifite imigabane yabyo ku isoko buvuga ko urwego rufite uruhare runini mu gutuma ubukungu bw'u Rwanda burushaho kutajegajega. We have the strategy. Tugomba kugira uruhare mu iterambere ry'u Rwanda, niyo ntego yacu cyane cyane mu cyerekezo 2050, aho umuturage nawe azaba ateye imbere. Urwo rugendo tuzarufatanya. Birumvikana ko kubigeraho ari ukuzamura sosiyete yacu n'igihugu kikazamuka. Kuzamuka rero ni no kongera ishoramari. You're getting an additional channel for raising capital. If you look at the way East Africa has grown over the last, iyo urebye uko Afurika y'Iburasirazuba yazamutse mu myaka 20 ishize, nk'isoko ry'imari n'imigabane rya Nairobi cyangwa se ry'u Rwanda rimaze imyaka 10, birakwereka ko yaba Afurika y'Amajyepfo, y'Iburengerazuba n'Iburasirazuba hari impinduka zikomeye mu bukungu kubera ishoramari nk'iri, which are critical for future growth within all the economies that we interact with. Mu myaka 10 ishize kandi iby'isoko ry'imari n'imigabane ry'u Rwanda rimaze kugeraho harimo ibigo 10, kandi 5 muri byo ni iby'imbere mu gihugu. Hari amakuru ko n'ibindi bigo byo mu Rwanda bizajya ku isoko mbere yo uyu mwaka urangira. Kwizera Set ukuri ihuriro ry'abakora ubushakashatsi kuri politiki z'ubukungu bw'igihugu EPRN asobanura ko kwiyongera kw'ibi bigo hari icyo bivuze mu bukungu. Niba igihugu cyo gikora nka leta muri no gahunda yitwa Economic Recovery Fund kugira ngo afashe kuzahura ubukungu, ariko hari indi alternative navuga, hari ubundi buryo n'andi mahirwe iyo ibigo byakongeramo igishoro cyangwa se kapitali. Kuko niba wenda warahungabanyijwe na COVID, amafaranga akoresha wenda hagabanuka, ni umwanya mwiza ko wajya ku isoko ry'imigabane kugira ngo bashe kongera nawe ya mikoro yo gukora. Urwego rw'isoko ry'imari n'imigabane rufite akamaro gakomeye mu bikorwa rusange bya leta, kuko ruhanga imirimo mishya bikazamura ubukungu bw'igihugu, aho amafaranga aruturukamo ashobora kwiharira hejuru ya 30% by'ingengo y'imari y'igihugu. Jean Claude Mutuyezu, i Kigali.